Philadelphia Imana iratsinda. Yesu nashimwe, Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Amen. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, ndashimira Imana igira neza, yaturinze tukaba tugeze aha turi bazima, tugiye kurangiza umwaka. Imana yaraturinze, turi mu kwezi kwa 12. Imana yabanye natwe, Imana yaraturinze, ndayishimiye. Reka rero dutangire dusenga. Mana data wa twese, Mana yo kwiringirwa, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi, ngushimiye igitondo cyiza, ngushimiye umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tunezerwe, ngushimiye ubuntu bwawe, ngushimiye imbabazi zawe, warakoze kuturinda, waturinze nk'abanyembaraga, waturinze nk'intwari, kandi turi abanyambaraga nke, ariko warakoze, waratwimanye kugira ngo tuzabwire abantu imirimo y'amaboko yawe. Warakoze rero Mana, turagushimye rwose, uhabwe icyubahiro. Uyu ni umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tunezererwemo. Tuguhaye icyubahiro Mana, tuguhaye ikaze. Iri jambo rikore kuri mutima y'abantu, iri jambo rigende rigere kuri buri wese, buri muntu wese akubone, buri muntu wese abone neza yawe, buri muntu wese umwiyereke. Mu izina rya Yesu duhamagaye umwuka wera, duhamagaye imbaraga z'Imana, duhamagaye ubutatu butagatifu, turaritse mwuka wera kugira ngo azabane n'abantu. Uyu ni umunsi wo kugushima no kuguha icyubahiro. Urakoze, tuguhaye ikaze, ijambo rigere kuri buri wese uryifuza. Urakoze kuri bubikore, ni mu izina rya Yesu. Amen. Aleluya. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko nababwiye guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, ndashimira Imana igira neza, ndashimira Imana y'urukundo yaturinze katwimana tukaba tugeze mu kwezi kwa 12. Imana yabanye natwe, turwariye intambara nyinshi, niyo gushimwa, niyo kubahwa. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva. Turasoma ibice 6, turahera ku murongo wa 8. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Manase Mugisha. Tuguhaye ikaze Mugisha. Murakoze. Murongo wa 8, kandi nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko. Kandi nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko, yuko nzagiha Aburahamu na Isaka na Yakobo. yuko nzagiha Aburahamu na Isaka na Yakobo, Nzakibaha kuba ibiragwa byanyu. Ndi Uwiteka. Imana itugire neza. Amen. Iri ni isezerano Abisirayeli bari bahawe igihe Imana yari yarabwiye Aburahamu ko izabajyana mu gihugu cy'isezerano. Noneho Imana irababwira ngo nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko, nkagiha Aburahamu na Isaka na Yakobo kiba igihugu cyanyu. Umurongo wa 9 bavuze ngo Mose abwira Abisirayeli ibyo. Maze babuzwa kumwumvira n'umubabaro wo mu mitima yabo. Utewe n'uburetwa bw'agahato. Uwiteka abwira Mose ati, murongo wa 11, jya kwa Farawo umwami wa Egiputa, umubwire akundire Abisirayeli bave mu gihugu cye. Amen. Imana itugirire neza. Kuzana ijambo rivuga ngo Imana ikurinde ibigeragezo bikwibagiza amasezerano. Imana ikurinde ibigeragezo bishobora kukwibagiza amasezerano wahawe uyu mwaka. Imana ikurinde ibigeragezo bishobora kukwibagiza ineza y'Imana wahuye nayo. Imana ikurinde ibigeragezo bishobora kukwibagiza ukuboko kw'Imana wagiye ubona. Imana ikurinde ibigeragezo wagiye byakubuza kongera kugirana n'Imana ubushuti, kongera kugirana n'Imana ubusabane. Abangaba ni Abisirayeli bari muri Egiputa, bakoreshwaga imirimo y'uburetwa, bari mu mirimo y'imibabaro, bari mu gihugu kibagoye, bari abanyagano, bakoraga ubucakara.
ariko Imana bango ndirahiriye nzabaha igihugu namanikishije ukuboko nkarambura ukuboko nkagiha Aburahamu na Isaka na Yakobo icyo gihugu nzakibaha kibe gakondo yanyu ariko Bibiliya yavuze ngo babuzwa n'umubabaro kumva iryo jambo babuzwa n'umubabaro kwizera Imana ibyivuze babuzwa n'umubabaro gushyira mu bikorwa no kwizera Imana mwene data nimpuza n'ijambo rivuga ngo Imana ikurinde ibigeragezo bikwibagiza neza y'Imana Imana ikurinde ibigeragezo bikuvutsa amahirwe y'Imana Imana ikurinde ibigeragezo bituma ucogora Imana ikurinde ibigeragezo bituma utishima Imana ikurinde ibigeragezo bituma utakira ijambo Imana ishaka kukubwira bituma utakira umuburo w'Imana Imana ikurinde ibigeragezo byakubuza guhura n'Imana muri uyu mugoroba muri iki gitondo se muri aya masaha turimo Imana ikurinde ibyo bigeragezo Bibiliya yavuze ngo babuzwa n'umubabaro kumva iryo jambo babuzwa n'umubabaro kumva iryo sezerano Imana yongeye kubaha babuzwa n'umubabaro kumva Imana ikugirire neza Imana ikurengere birashoboka uyu munsi nawe urabona uti ngeze mu kwezi kwa 12 natangiye umwaka Imana imbwiye mfite isezerano rivuga gutya uyu munsi Imana ikubwiye ngo ndi kumwe nawe nturi kubishyikira nyamara iri kumwe nawe nyamara iracyagukunda nyamara icyagufiteho umugambi nyamara iracyakwitayeho nyamara iracyagushyigikiye Abisirayeli bari barahuye n'ubucakara bagiriye muri Egiputa bahuye n'ingorane nyinshi Bibiliya ivuga yuko bageze igihe abagore babo b'Abisirayeli ngo bajyaga bavoma bakavoma amazi bakikorera ibibindi batwite abagabo babo bagakata icyondo babumba amatafari bakubitwa baryaga ibyo kurya by'agahimano banywaga amazi y'agahimano bakoraga imirimo y'agahimano babaye mu buzima bubagoye nyamara Imana yo mu ijuru irongera ivugana na Mose ngo ndirahiriye nzabaha igihugu namanikishije ukuboko ndahira Aburahamu na Isaka na Yakobo ndabwira ko nzabaha igihugu Imana itugirire neza mwene data Imana ikurinde umubabaro wakwibagiza isezerano ry'Imana Imana ikurinde umubabaro wakwibagiza neza y'Imana yigeze kukwereka Imana ikurinde umubabaro watuma utibuka ngo wibuke aho Imana yagukuye wibuke ko Imana yabanye nawe kuva mu kwezi kwa mbere ikagenda ikurinda wakubaza ibyagutunze wakubaza uko wabayeho wakubaza uko wishyuriye abana amashuri wakubaza uko wishyuye inzu wakubaza uko wabayeho ntabwo wabishobora ariko Imana ikurinde umubabaro wakwibagiza iyo neza y'Imana Imana ikurinde uwo mubabaro wakwibagiza aho Imana yagukuye Imana ikurinde umubabaro wakwibagiza gushima tugiye gushima Imana tugiye kurangiza umwaka Imana yaraturinze Imana yabanye natwe Imana yaradutunze twararwaye iratuvuza hari abatarabonye akazi ariko baracyariho hari abatarabonye akazi ariko baracyarya baracyateka baracyabona icyo bashyira ku nkono hari abatarabonye akazi ariko abana bari mu ishuri ugejeje ayo mezi 11 abana barize Imana niyo gushimwa Bibiliya tubwira ngo babuzwa no kumvira Mose kubera umubabaro wo mu mutima ikintu cyatumye batumvira Mose ngo ni umubabaro bari bafite n'agahinda ni imibabaro myinshi bakoreshwaga uyu munsi uri mu buzima ubona wenda bugukomereye ariko umuririmbyi wibuke ko yavuze ngo nta mahoro yuzuye tuzabona ku isi ngo keretse kwa data ngo niho amahoro asendereye ariko mu ijuru niho hari amahoro ku isi nta mahoro yuzuye tuzahabona mu kwisi yubatse mu kwisi iteye keretse kwa data niho hasendereye amahoro rero mwene data Imana ikurinde umubabaro wakwibagiza ineza y'Imana wakwibagiza aho Imana yagukuye wakwibagiza ibyo Imana yagukoreye wakwibagiza ko Imana yaguhaye urubyaro wakwibagiza ko Imana ikubakiye wakwibagiza ko Imana yaguhaye akazi wakwibagiza umubabaro wakwibagiza ngo babuzwa n'umubabaro wari mu mitima
kumvira Mose kumvira ijwi ry'Imana. Rero nje kukubwira ngo Imana ikurinde uwo mubabaro, Imana ikurinde uwo mubabaro wa mubyeyi we, Imana ikurinde uwo mubabaro wa mukobwa we, Imana ikurinde uwo mubabaro wa mugabo we. Birashoboka ko wabuze akazi ariko uracyariho. Birashoboka ko wari utegereje ko uyu mwaka uzasama inda ukaba utwite se cyangwa ukaba wonsa ukaba ukikiye umwana, ntabwo biraba, ariko ntibivuze ko Imana itazabikora, ntibivuze ko byarangiye, ntibivuze ko inzira z'Imana zahagaze. Abisirayeli babayeho bizunguruka ngo banihiraga Imana ku manywa na nijoro, kugeza igihe Imana yasubije Mose muri Egiputa iramubwira ngo subirayo. Yari yaravuyeyo kandi avayo nabi, ariko Imana yamubwira ngo subirayo Mose. Ujya kubwira Farawo ngo subirayo, numvise kuniha ko Abisirayeli banihira, numvise umubabaro bafite. Imana irakumva uko uriho kose, ubuzima uhagazemo. Birashoboka ko uyu mwaka wacuruje ugahomba, ariko ineza y'Imana iracyakuriho. Birashoboka yuko bakurambagije ubukwe bugapfa, ariko ineza y'Imana iracyakuriho. Birashoboka ko warwaye ukajya no mu bitaro, ariko ineza y'Imana iracyakuriho. Birashoboka ko wabyaye wenda umwana agapfa, ariko ineza y'Imana iracyakuriho. Birashoboka ko watwaye inda ikavamo, ariko ineza y'Imana iracyakuriho. Haracyari ibindi byiringiro, haracyari ubundi buzima. Ijambo ry'Imana avuga ngo haracyari amahirwe, haracyari ibyiringiro ko niyo igiti bagitema gishobora gushibuka kikagira ibitontome, ko niyo igiti bagitema gishobora gushibuka kikagira ibitontome byiza ngo kuruta ibya mbere. Rero ndagira ngo dushime Imana kandi twumve ijwi ry'Imana. Imana iracyafite amasezerano meza ku buzima bwacu. Yabwiye ngo nzibyo nibwira nzabagirira ni byiza, nta bibi birimo. Imana igambiriye kukugirira neza, wa mukobwa we, wicika intege wa mugabo we. Umurimo w'Imana usa nkaho ukuvuna, umurimo w'Imana usa nkaho ukugoye, ariko reka nkubwire umurimo w'Imana nturemereye, ntabwo uvunanye. Cyese winjiyemo nabi, cyese wirwaniriye, ariko iyo utirwaniriye umurimo w'Imana uroroshye. Rero ndagira ngo uku kwezi turimo ni ukwezi gusoza umwaka twari turimo, ariko kandi ni n'ukwezi ko guhura n'Imana, ni n'ukwezi ko kugirirwa neza n'Imana, ni n'ukwezi ko kwegera Imana twisuzuma tureba ngo mbese twagenze neza, twakoreye Imana uko bikwiriye. Ese mu kwa mbere ngejeje mu kwa 12 nahagaze nte? Tangira witekerezeho, niki nakoze? Navugiye Imana nte? Nahamije Imana nte? Ni gute? Abisirayeli bo ngo babujijwe n'Imana, babujijwe n'imibabaro, babujijwe n'imibabaro kumvira Mose. Ese wumviye abayobozi bakuyobora? Ese wumviye abayobozi bakuyobora? Ese wumviye abayobozi bawe? Wumviye pasiteri? Wumviye umujyanama uguhagarara imbere? Wumviye umukozi w'Imana uguhagarara imbere? Wumviye umuhanuzi wawe? Hari Elisa wawe wumviye? Ariko tangira witekerezeho, ntuzasoza umwaka nabi, ntuzasoza umwaka ufitanye n'Imana urubanza, ntuzasoza umwaka uriho umugayo, ahubwo uzapfukame, pfukamusaba Imana imbabazi. Tangira witekerezeho, tangira wibuke ineza y'Imana, tangira wibuke amasezerano y'Imana, tangira wibuke icyo Imana yakuvuzeho. Amasezerano y'Imana ntajya ahera, arasohora. Imana irarahira ngo nibutse amasezerano, niko yabwiye Mose. Ngo kandi Uwiteka ngo kandi nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko, namanikiye amaboko y'uko nzagiha Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nzakibaha kuba ibiragwa byanyu, ndi Uwiteka. Nzakibaha kuba ibiragwa byanyu, ndi Uwiteka. Mose abibwira Abisirayeli ibyo, maze babuzwa kumwumvira n'umubabaro wo mu mitima yabo, itewe n'uburetwa bw'agahato, bitewe n'uburetwa bw'agahato. Imana itugire neza. Mose arabibabwira, maze ngo ntabwo bamwumviye, ngo batewe n'uburetwa bw'agahato bakoreshwaga. Babizi hari ubuzima ubamo no kumva imvugo y'Imana bikumva bitari ibyawe, niyo uvuga ngo bana banjye kumva wowe utarimo, ariko nje kukubwira ngo Imana irirahiriye,
isezerano yasezeranye nawe izarisohoza hatabuzeho na kamwe. Wizere Imana, uyiringire, uyihanga amaso. Abisirayeli bari barushye, bari bafite ibibazo, bakoze ubucakara, barananiwe, ariko Imana ibakura mu buretwa ikoresheje imbaraga zayo. Farawo yari yarabakomeje, yari yarabananije. Ufite Farawo n'uwo murozi ukuroga, ufite Farawo n'iyo nzara, ufite Farawo n'ubwo burwayi, ufite Farawo n'iryo deni, ariko Imana irirahiriye, isezerano yagusezeranije igomba gusohora. Uyu munsi wa none wizere Imana, uyiringire, icyo Imana yavuganye nawe yiteguye kugisohoza. Hanga Imana amaso, izere ukuboko kw'Imana, izere yaguhamagaye, niyo kwizerwa. Izere ukuboko kw'Imana. Dufite Imana ishobora byose. Mwene data, urarwaye ariko hari igihe wigeze kuba muzima, urumva nta peti yo kurya, byo kurya byarakunaniye, ariko hari igihe wabiriye. Urarya kumva akanwa kawe ntikaryohe, ukumva karabishye, ariko hari igihe waryaga kumva biraryoshye. Uhagaze mu madeni arakuzungurutse, ariko hari igihe wabaye utagira amadeni. Uri mu kibazo runaka, uri muri kredi, nyamara hari igihe utageze ugira kredi. Ujye wibuka iyo Mana, ujye wibuka aho yagukuye, ujye wibuka ko hari igihe yahagaranye nawe. Urabizi Dawidi kugira ngo yice idubu, yice n'intare, yagize kwibuka ngo yaragiraga intama za se, intare ikaza n'idubu bigasumira abana b'intama, ngo maze Dawidi yibuka yuko Imana yabanye nawe, kubera ko yariho amavuta y'Imana, ngo yarajya agasumira ya ntare, agasumira n'idubu, ngo akabishwanyaguza. Rero icyatumye yica Goliyati, niba Dawidi yarishe Goliyati agakiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya, ni ukubera ko yibutse igihe Imana yamuneshereje mu ishyamba. Yibutse igihe Imana yabanye nawe mu ishyamba, ngo igihe intare yajyaga iza gufata intama, ngo Dawidi arayisingiraga akayishwanyaguza. Yajya gufata idubu yaza akayisingira akayishwanyaguza, ngo bituma ashwanyaguza, bituma yica Goliyati. Yakoresheje intwaro yo kwibuka, yibuka ibyo Imana yigeze gukora. Shitani ntaguherane, urangiza umwaka ufite agahinda n'umubabaro. Shitani ntaguherane ngo akwereke ngo biracitse, ngo nubwo umwaka ugiye gushira se ngushize ubonye iki, ariko haracyari ibyiringiro ko nubwo igiti cyatemwa gishobora gushibuka kikagira ibitontome. Shitani ntaguherane ngo akubwire ngo birakomeye. Oya, nta kintu gikomeye imbere y'Imana. Imana dusenga yitwishobora byose. Ubwo burwayi irabushoboye, icyatumye ugihumeka, icyatumye ukiriho, nubwo amadeni yabakuzungurutse ishoboye kuyishyura, icyatumye mukiri muri urwo rugo nubwo utararubyaramo ishoboye kuguha umwana. Iyamuhaye Ana uyu munsi yiteguye kumuguha. Ni Imana ishobora byose, ntabwo irobanura ku butoni. Ndashaka kugusengera, ndashaka kwingingira Imana kugira ngo wongere kugarukeho, ndashaka kwingingira Imana kugira ngo wongere kwiyereke, ndashaka kwingingira Imana kugira ngo wongere bane nawe. Urakoze Mana Data, urakoze Nyaguhora ku ngoma. Kristo wanesheje, warwaniriye Abisirayeli, ubakura muri Egiputa, wabakuje amaboko yawe. Turabyibutse Mana igihe woherezaga ibibugu maze Farawo ntabyumve, ugahindura amazi yose amaraso, Farawo ntigeze yumva. Egiputa yose kuzurinda, ibyo Farawo ntiyabyumvise. Wakoze ibintu byinshi Farawo yanga kubyumva, ariko urangije ubwira Mose ngo babage intama, ngo barye inyama, ngo amaraso basige ku nkomanizo z'umuryango, ngo uraza kohereza marayika murimbuzi ngo arice ifuro yose muri Egiputa. Hanyuma Farawo aremera, arabarekura, bava mu buretwa, bava mu bubata. Uyu munsi urekure uyu mugore Shitani amurekure, uyu mugabo Shitani amurekure, uyu mukobwa Shitani amurekure, uyu mugore, uyu musore Shitani amurekure. Uyu munsi hagira umuntu uva mu bubata, uko Abisirayeli basohotse mu kibazo, ariko usohora uyu muntu mu kibazo. Imbaraga z'Imana zongere ziboneke, imbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza, imbaraga z'Imana zitamurure.
ku bantu bawe abaguhanze amaso. Ijambo ryawe ratubwira gukunda abagukunda, iyo abantu bagushakanye umwete ngo barakubona. Urakoze kubikoze, urakoze kubakirije, urakoze ko witamuruye, urakoze ko wiyerekanye, urakoze ko Mana abakwiringiye batazakorwa n'isoni. Hari umuntu usohoye mu kibazo, hari umuntu ukirije, hari umuntu utabaye, hari umuntu urwaniriye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze, cyubahiro kibi cyawe, urakoze ko wumvise gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagire neza. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Reka nguhe telefone yanjye, ushobora kumbaza, ushobora kungisha inama. Ni telefone ni 0785598944, 0785598944 na 0722743493 Imana y'amahoro ibishimire. Philadelphia, Imana iratsinda.